umuniga witwa Paxson muramuzi? Paxson nawe ni umusaza mukuru wacu, abo bose ni bakuru bacu tuhana ibyose subazi se mani ko ari abami b'imihanda. Ariko Pac yarananiranye. Oya ntago yananiranye Paxson nawe arabizi subizi ko ari umuraperi mukuru se. Ntago yananiranye mani. Ala singus asesha bundi wallahi ase bakti ase hagati ya Pfla na Paxson ninde ufana? Bari akora abasaza bro. Paxson Pfla bose ndabemera n'abahungu kabisa. Musaza ubwo ngori iki ngo ndikora sijya garuzwa ndabwo nazi ko ari inyuma yaje ahubwo ndafashwe wallahi. Uzi umuntu witwa Yaka? Yaka ndamuzi. Muzi gute? Yaka ni indaya, ni umuntu ukunda abagore, ni umuntu ushurashura, uzikabona abakobwa bose akagenda arayebuzwa. Nazi imbere yawe warabi sister ninjye uri kuvuga gutyo njyewe Yakamana OG. Ariko ubu ngubu mu iki gihe Paxson ari kuri hit kuko Pfla yasakuzaga kubera ibintu yanywaga. Yakora nuko anywa drink nyingi. Ibyo uvuga nibyo. ibyo uri kuvuga na n'ubu bisubira wa Paxson amkuru ibyo uvuga nibyo kweli. Kandi none ndabona man bro cool ku mutima ji arayika nigendere. Yes, yo my people, mumeze gute? Yes, uko ariko kose mumeze neza kandi mwiteguye guhura na Street Bang Bang. Street Bang Bang mumaze kuyimenyera. Street Bang Bang ni kwa kundi tujya tugafata abastari bo mu Rwanda. Mu Rwanda dufite abastari benshi cyane. Bakoze ibintu byinshi cyane. Urumva baramenyekanye turabazi twese. So kubera iki tutajya kubareba? Ariko impamvu ya Street Bang Bang abasare bo mu Rwanda se bavugwa iki mu makarite atandukanye. Uyu munsi tukaba tugiye gufata umusare umwe tumujyane muri Street Bang Bang, tujye mu makarite maze tuvugane n'abantu batandukanye mu makarite. Abo bantu tugiye kuvugana nabo turababaza iki, turavugana nabo iki, ibi byose mu bikurikirane kuri BigTown TV. Uyu munsi dufite Kanyombya, the comedian, n'umukomedian ukaze cyane w'umusaza wakoze ibintu byinshi bitandukanye. Ariko Kanyombya agira imijinya. Muri Street Bang Bang biraza kugenda gute uyu munsi? Ntabwo ari bukubita abantu, ariko ndabanza muhe warning. Aka kanya tukaba tugiye guhaguruka tugende muri streets mu makaritier turebe Kanyombya, maze Street Bang Bang is going to take over, man. Are you ready, my people? Let's go, man. Let's go, man. Street Bang Bang. Yeah, man. Yo BigTowners, Street Bang Bang niyo gahunda yose. Ubu ngubu tukaba tugiye gufata comedian Kanyombya, maze gahunda zose muhita muzimenya mu kanya gatoya. Street Bang Bang, let's go, man. Yeah, yo ari hano. Salama.
akazi ni neza. Fresh kabisa papa. Mano muri Street Bang Bang uyu munsi tukaba tugiye kuba nawe mu makaritiye maze tuvugane n'abantu batandukanye. Ishuri ryabo ryitwa I don't know man. Let's go, my people. Yeah. Kanyo! Bite Salama. turumbutse man. Ko uri mu giti se bimeze gute papa? Utazi inzara ari yamira. Uraza umamagara waje tugukorera igiti tukarya amapera shaka. Gahunda na amapera? Ni danje. Aha, barambwiye amapera yo ari menshi kuri toilette ni kibazo. Yeah, sorry. Sorry, ariko iwanyu mugira umwanda kwe. Ura kanagira jaje uzi kuntu amafaranga yagiyeho. Amafaranga y'ishuri? Menshi cyane. Ni ishuri? Hano none tuzi ko hano ari he? Abana barya amapera igihe barari ishuri. Amapera. Ubu hano ni kuri Sunset Shine School. Shine School. Ni naho nigisha. Wigisha iki? Nigisha ikinamico. Uri umwarimu? Umwarimu w'ikinamico. Amapera se kwemereye nawe? Kijyana turafatanya. Okay. Uze ntabwo ari uzi ko Sofia azigisha inanga. Ni benshi. Jana Sofia dufite n'abartiste bazakora peinture bakajya bigisha gushushanya. Dufite n'abandi bazigisha danse traditionnelle na danse moderne. N'urugerero. Nyinshi. Wowe ni ikinamico? Amapera kutangiye kuyarya abanyeshuri bataraza. Sayanga bazayamara. Nandi ari kumera. Banzu uriho wumve. Bimeze neza ariko? Kenya gato bimeze neza nyine. Bari danje. Uzi igiti nyimazemo amasangaye. Ava amasabiri. Amasabiri? Uri kwirira amapera gusa? Danje. Muri toilette. Muri toilette. Muri toilette? Ugiye muri toilette uyu munsi. Kujyana ipera se yari kibazo. Constipation. Ntabwo njya ndwara impato. Hakuna. Manuka basi tugende muri Street Bang Bang. Mundanje harimo acide ishobora guzisipota. Ndakubwiza ukuri amapera iyo ariye menshi ni ikibazo. Manuka basi tugende. Naho genda utangiza. None wambaye costume hejuru y'amapera mu giti. Yintwaye iki no mu ikoti navuze ko nashizemo se. Nuko ya reserve. Manuka neza utaza kugwa cyangwa ngufashe. Ntabwo ushobora kugwa. Ntabwo bizi. Tugende. Jaride yawe urambabarira tu. Yamapera uceceke sha. Yamapera uceceke kuko. Harani mapera rero wasize hariya. Akarishye nk'urwago. Hariya rero ntabwo naguhaho. Noneho gahunda kuntu imeze. Tugende ndayigusobanurira. Tugiye muri Street Bang Bang, all right? Street Bang Bang ni mu makaritiye. Kanyo? Ndabona mufite imbwa nziza cyane hano. Sana. Wicokoza ariko. Nziza cyane. Abana bashimishwa n'utubwana nk'utu. Wow. Abana bakunda utuntu. Bino twigendere. Ahubwo tuzashaka n'uburyo tubona n'inkwavu. Ko abana bakunda gukina n'inkwavu ariko n'abana bato. Ariko abakuru bo nukuza bakiga neza. Imodoka urayizi? Sana. Volkswagen? Nuko muri iyi minsi. Ni akamodoka keza cyane. Gafite pane muri iyi minsi. Ureba ko gafite pane? Ni nziza cyane. Nayitwaraga ariko ifite pane muri iyi minsi no kujyana mu igaraje. Amapera yawe.
noneho amapera ni ndani tugiye muri street bang bang. Street bang bang ni kwa kundi tujya mu makaritiye, ikiganiro mu nzira nyine, mu nzira turi kumwe n'abaturage. Wowe ikintu uri bukore uraza kwihisha mu modoka. Uraza kwihisha mu modoka, hanze wumve abaturage ibyo bakuvuga, maze uze gusohoka ubatungure, maze uraganira nabo. Abakuvuga nabi nakurwana uyu munsi, nakurwana. Ariko nabahondagura ariko ntabwo nta kurwana, ni ukubumva maze ukababwira nyuma nta kibazo ukisubira mu modoka. Turakora. Icyo ni igitekerezo cyiza. Ese ufite abafana kweli? Niba mfite abafana ngomba kuba mfite nka miliyoni zirenze. Abantu bose barakuzi. Muretse ko mfite abafana nk'ubu ngubu ureba filime nakoze muri channel Kanyombya official, kandi mfite filime buhahara, mfite subscribers barenze 17,700. N'ubu ngubu ndasaba bagenzi banjye kugira ngo bakore subscribe, tujye no kuri Facebook, tujye no tusharinge nabo basharinge kugira ngo nibuze bagaragaze ko bakunda ibihangano nyarwanda. Ngenda cyaka kumekinga cyoko Kanyombya afite abafana, ndashaka kugerageza gupima nimba ufite abafana. Urabigerageza rwose nta kibazo. Ndashaka no kumva abandi nimba bakuvuga nabi. Rega nawe ukundwa na bose. Nta kurakara, no beef, no jealous. Ukundwa na bose. Kereka warahemutse waragize nabi. Ibyo umuntu wagize nabi akaba yarahemutse bagomba kumuhanga 100%. Ahundi nge banyanga se nakoze iki kibi. Naribi. Okay, tugende mu modoka. Iyi ngiyi ni street bang bang. Uyu munsi turi kumwe na Kanyombya. Abafana ba Kanyombya baraza kutubwira amapera ariko tuyamereye nabi. Muri quartier twirira byose, amapera turayarya. Abafana ni bashaka makatera amapera mbazane. Ntabwo ikibazo. Uze kubahereza amapera. Oui. Kabisa. So imodoka ngiriye. Tujye kwinjira mu modoka, tugenda muri quartier, tuvugane n'abantu batandukanye. Wowe no kwihisha tu baza gusohoka wumva ibyo bakubwira. Wowe nibwo nakwisha ndibuze kubiyereka nyuma. Sawa. Charari basi nyuma nanjye ngiye kwicarana. Kanyo? Sasa. Arya izina Kanyombya ryavuye. Kanyombya ryavuye ku inyoni yitira igihe twatangiye comedy. Igihe twatangiye comedy ni bwo twagise. Izina ry'inyoni. Ry'inyoni? Yitwa Nyombya. Ninde wari guhaye? Nyine nari umuskuti. Muri Kongo nakoraga scoutisme, banyita izina rya Kanyoni, Kanyombya. Okay, mu giskuti? Mu giskuti. Ubwo babyita totemize, toteme. Nukuvuga ngo kuri toteme baguha izina. Bakaba bita ba Mogli, ibyo byose. Umuntu wari kwise uracyamwibuka? Ni abakuru bacu b'abaskuti. Twari turi gukora campinga. Arya umukuru wa scout uramuzi? Wa scout? Ndamuzi cyane. Yitwa nde? Baden Powell. Arya Baden Powell no he? Akomoka mu cye gihugu? Ubwongereza. Muri Kenya yagiye gukora iki? Yari yagiye gusura aba pionniers bose. Asura na Kenya no kugira ngo akangurire urubyiruko kugira ngo binjire muri scoutisme. Habaho n'abakecuru b'abaskuti babaho. Aho yapfiriye urahazi ukuntu hitwa? Buriya na Miss Rwanda wa undi umukobwa wanjye yitwa Ingabire Godance, nawe ni umuskuti. Ni umuskuti? Akabona abandi baskuti b'abakecuru bakuze, akaba arimo umuturanyi wacu ari umuskuti kabisa wa kera, akaba yitwa Kagoyire. Kagoyire ni umuskuti ukomeye cyane. Uza ahantu bashinguriye Baden Powell? Simazi. Hitwa ni muri Kenya? Agomba kuba aramushyinguye muri Kenya we James. Ahantu hitwa Nyeri? Ndahibutse. Hari akaririmbo se k'abaskuti wibuka?
nyinshi ubu ngubu kugira ngo amaye ka Baden Paul ya ni igiki mbonye ibintu si ibibindi kabisa ni ibiki wabonye ibiki mbonye ibintu wamufashe ngo karimbo kamwe ka Scottish yeah baturirimba kugira ngo tumushyigikire cyane vive Baden Powell vive Baden Powell vive Baden Powell vive le scoutisme scout nayinjiyemo gatoya ntabwo bishoboka rero kugira ngo ube uri umunebwe ukore scoutisme oya njye narabikunze ikibazo ni uko wabaye umunebwe urakomeza urakomeza ukazamuka ese warakomeje ubuskuti nagiye mu bindi kuko nabonye ko ndashobora gufatanya abami babiri no igihe ndi muri scout bigeze kumereza exam yo gucana umuriro ukoresha umwambi umwe ijoro umwambi umwe icyo ni ikizamini cy'abaskuti ariko nicyo kintu ntagikoze neza babyita ubukorikori nabikoze neza babyita ubukorikori inkwi igihe imvura igwa ukaba ushobora gucana igishyito cyiza cyane hanyuma ukota ugakora udukoryo twinshi uzi akazina bampaye banyitaga Tiger Tigre Tigre Tiger mu cyongereza ariko umuntu wakwise Tigre nabonye ntago bigukwiriye wese kubera iki bakwise akanyoni ureba ko ndi muto kanyoni ni gato byose bagwa izina bakurikije ukuntu uteye swat mu dukoryo twawe swat mu bwitonzi bwawe swat ukaba shamping yawe niba uri sharp igihe rero bagwa izina bakurikije uko imyiterere yawe cyangwa ibikorwa byawe byiza cyangwa bibi abantu bose ntabwo ari beza usibye ko badashobora kwita padiri nta padiri ubaho ibintu byo kwita padiri ntabwo tutemeye padiri ibaho ahubwo twakwita nk'iki ikintu cyitonze cyane bakakwita kanari imbata ibintu nk'ibi ubundi imbata nayo ishobora kuvuga nabi nangwa ishobora kumerera izindi nabi ariko rero ikintu cyitonze ni nk'umunyorogoto ibintu byose nk'ibi nkarya karitsiye yawe yitwa gute Rutoki karitsiye mu Rutoki mu Rutoki genda sha toka mu Rutoki nzi ko mu Rutoki ahantu hose hitwa mu Rutoki ubwo rero kuko ngubwe mu Rutoki rero ukuntu bakiti ameze ateye nabi cyane uriya mvuze urutoki akumbura urwagwa akunda urwagwa byatari rwa rwagwa bita gasigisi ararukunda byatari none mvuze urutoki ngo mu Rutoki atindaho gutinda kuriya ni nko gutindana igicuma n'umuheha urareba bashobora kuvuga ibijumba ukibuka amafiriti ibirayi ukibuka amafiriti ariko none bavuze urutoki urwagwa impamvu karitsiye yawe yitwa mu Rutoki ni iyihe hahoze intoki nyinshi ariko uranyumisha hano imbere yanyu ngo hari karitsiye yitwa mu Cyumbati mu Cyumbati ngo habaga imyumbati myinshi imyumbati mu Cyumbati habaga imyumbati myinshi mu Rutoki habaga intoki nyinshi ikigage urwagwa ubwo se tuvuze nka kera amazina atafite isobanuro ahantu bitaga ngo ukajya mu Bugesera iriya hirya utaragera i Gashora ngo mu Kinyariro ubwo ko baranyaraga kandi birashoboka kubera ko warahanyuraga nijoro ugasanga ku muhanda bahanyaye amazi arahari ugasanga aratoshe nk'aho imvura yaguye harya turaza mu Cyarimbe komeza ni ukuvuga ngo rero bahitaga mu Kinyariro icyo Kinyariro ni Ikinyariro iyo ni izina nyabaki
ariko kubera ko hari ibigage habaga ibigage abantu bamwe ibigage baranyara cyane nicyo gituma bahise mu kinyariro sasa c'est normal burya izina bahiryitira ahantu n'ibintu n'abantu Karambo Karambo ngo ni mu mirambo ubuze bavuge Karambo ki Karambo gato se ikinini ngo ni ikirambo mu Karambo ubu kinini ni ikirambo uze tunyuze ngo ku kirambo bavuga ko ari ikirambo kinini hano inyuma hahandi hitwa Sodoma noneho wagera ahantu hitwa ku Nyundo ugeze ku Nyundo ni uvuga ko bacuraga inyundo komeza bacuraga inyundo ni imbere cyangwa ni hano imbere dukomeze bacuraga inyundo ibintu nabyo urumva ko it is suspect ibyo bintu ni très suspect mu Migina ubwo mu Migina hahoze imigina hahoze imigina ni ukuvuga ngo igitaka cyari gifite imigina myinshi mu Migina kuko haba hari imigina kandi ugiye kureba igitaka cyacu ahanini hano tujya kureba ko hari imiswa ugasanga amazu imbaho zashize ibiti byapfuye dukomeze byangiritse komeza uranyura hari imodoka y'ikamyoneti nuko ugasanga noneho zamurikira uri kugira ngo bataza kukubona yes BigTowners street bang bang hano turi kumwe n'umusore harya witwa nde papa reba hariya kuri kamera unabasuhuza sasa nje ndimo gushaka kumenya amakuru y'abantu batandukanye Kanyombya uramuzi ndamuzi Kanyombya muzi gute muzi yakina filime nziza arasetsa nyine ni umuntu ushimishije muri filime ze barambwiye ngo ni umuyobozi ni umuyobozi filime akinamo nyine ubona ari umuyobozi ngo ni mukuru w'umudugudu aya ako kazi se bamuhaye agakora bamuhaye akazi k'ubukuru w'umudugudu yagakora yagakora gute se nyine agashoboye ashoboye iki ashoboye n'akazi k'umudugudu se nk'akahe akaba ashinzwe umudugudu kuri ntabwo yashobora kubera iki yamenyereye ibintu bya filime azagume mu mafilime by'ubuyobozi ntabwo abizi ngo ajya kubagana cyane ubuyobozi ntabwo mbese bambwira kuyobora ngiye byananira mu by'ubuyobozi simbizi nayobora none ukina filime ntabwo ashobora kuyobora gusa Schwarzenegger ntabwo ayobora ariko rwose bamusuzugura kubera iki se bamusuzugura ni umusaza kandi abasaza ntabwo bagashobora ako kazi fresh umuntu nakubwira ngo umugirire inama mu tuntu ajya akora tw'amakosa wamubwira iki umugirire inama mu tuntu ajya akora tw'amakosa yamubwira kutajya akosa kandi akitwara ku bantu neza akitwara ku bantu neza nka gute nyine yatwara neza akabafata neza nyine umuturanyi uwo ari we wese kumufata neza muhuye nawe wamubwira iki wowe nawe nko ku muhanda hariya wamubwira iki duwe namubwira nyine ari nk'umuyobozi se cyangwa muri bari gukina filime abakinnyi ba filime nk'umukinnyi wa filime umukinnyi wa filime namubwira ko azi gukina cyane navuga ko filime ze zishimisha ariko ubuyobozi ntabwo bwamubera azabireke ntabwo yabera ngo arashaka kwiyamamaza mu mudugudu umudugudu we wamutora ntabwo wamutora ni hatari cyane noneho se ariko Kanyombya ntabwo ashobora ubuyobozi ntabwo yabushobora kabisa nanjye njya mbibona muri filime barakuntumye bakubwiye ko njye ntashobora ubuyobozi uze bakubwiye ntize amashuri nta mashuri mfite njye mfite amashuri ushobora kuyobora none se Schwarzenegger ko ayobora ni ukuvuga ko yayoboye California ubu se ni ukuvuga ko njye ayo magambo wavugaga mubwire ngo uyobora hano umukobo ntabwo nahayobora mubwire nyine filime nizo zimubereye nizo zimbereye muri filime zamubona ubu ntabwo ushobora kujya mu kwezi nkayobora ariko witwa nde kugeza ubu amagambo wavuga ntangiye kukuyobora no muri filime nzakuyobora no mu mudugudu nzakuyobora abisubiremo bimubwire
wagize ubwo mubwire none ntabwo abizi shango ntabwo nshobora kuyobora niba imana ngo n'umudugudu sinawuyobora use n'akagari sinakayobora none ndabiretse byose nzayobora iwanjye mu nzu nyobora umugore wanjye n'abana banjye nabo banyobora ndabeshya se abagera bimubwira ariko ukumva birahagije ndakuvumbuye bavugaga kugira ngo ntabwo mwumva cyane arindi kukumva mwana uko rero niko mushaka gutesha umuntu ubuyobozi bwe ngewe ngomba ko ngaho genda bayi ngejeje uri umutaramu kabisa witeka aba veterans kabisa yari veterans sha uri veterans rwose ntabwo ushobora kuyobora kandi mu kwishati yawe inyuma handitseho I was thank veterans day shobora kuyobora se ko nakuyobora nkayobora n'injangwe n'ipusi n'ipanya byose n'inka naziyobora ariko sha wari wanyitumye rero uzagende witume wenyine apana kunyitumye reka mbe nigendeye cyanda kuvumbuye ngo ntabwo ushobora kuyobora umudugudu ngo ntabwo ushobora kuyobora umudugudu gusa wananirwa no kuyobora inka n'ihene ariko sha umushumba uragira inka n'ihene n'izindi si umushumba ngo uzigumire mu mafilime ntabwo wayobora akantu kansetsa ni uko ujya kubona umuntu ukabona umuntu baritoreye bakavuga ngo uyu ni umushumba wa gatolika ubuse abagatolika bose ni amatungo umushumba n'uw'amatungo hano kutubwira ngo ngo ntabwo ushobora kuyobora isubire mu modoka basi yewe ndigendere cyane mwigendere mwiriwe mukomere Kanyombya ntabwo ushobora kuyobora ngo ntabwo ushobora kuyobora yitire de uriya mwana nawe ni kasha yewe uziyobore kandi na biteze amakuru hari umuntu uvuze hariya ngo ntabwo ushobora kuyobora umudugudu ngo ntabwo ushobora kuba shefu w'umudugudu n'uw'akagari sinabawe kwe na gitifu umurenge wa Mugo ngaho Kanyombya ariko no musitari na gitifu umurenge wa Mugo ngo ntabwo ushobora kuyobora umudugudu uyu hari ikintu ashaka ari gusaba bya bindi bisa na ruswa ari ruswa ashaka uramushakamo ruswa ruswa yaramunzwe rwose ruswa no ese Kanyombya agira discipline uyu nguyu kuva ku nkweto n'amasogisi kuzamuka wahitetse ndayisubira buretse kuva ku nkweto turareba inyuma ku nkweto ku ipantaro ku ikote karuvati agiye kugera ku menyo nkamenye aho ngaho ururimi ni rwo rufite aho ntuhavuge ndi ururimi ntuhavuge ndakuyama ariko ibindi byo reka ururimi rufite discipline kandi reka da nawe ugenda bye sawa ubaramutse iwanyu nimba n'agafuka k'ibishyimbo nzabohereza uzashaka amavuta utazarwara ubwangati ngo nigewe sawa ngo ntabwo ashobora kuyobora umudugudu crazy man wait ni street bang bang turacyari muri quartier 2 gahunda ni ya yindi ndimo gushaka abantu twabaza kubijyanye n'umusaza wacu Kanyombya yes yewe ngwino umeze gute amakuru ni sawa ngwino hagarara hano umeze neza yewe ni neza kabisa wari ugiye yewe ni igihani imbere dore babona n'iki harimo akantu k'akarori sinzi ariko nyene simbizi witwa ndese yewe ni ngewe Richard bavuga inanga ha mukobo tu ngo yewe ni Richard tu hano mukobo hano ariko ni igihani imbere gukora iki se hano basharega kumbe none reka nkubaze amagi uramuzi se cya gisaza ko kumbwira hari undi musaza yitwa Kanyombya uramuzi reba hariya cya gisaza reka guma hano Kanyombya uramuzi Kanyombya ndamuzi ariko n'umusaza aho ngaho ugenda mbona cya gisaza hagarara neza ureba hariya ubivuge kuri kamera bakureba gisaza reka umusaza uri aho ngaho gusa gisaza ndakizwe abona ntazi gahunda yacu rwose ubundi cya gisaza ubundi noneho umuntu agusabye kumugirira inama Kanyombya cyangwa ugire amagambo arambuye icyo wamubwira naringiye ngo arantaka none uko mubukira gisaza ntabwo umusaza rero ni iki ngo ndi gisaza ndemera ni ndegere rwa gisaza nyine nkikomereza tu cya gisaza niziye nama wamugira Kanyombya nakomeza yitwara neza ariko komeza kunsa mbani kundaburiza amabona cha
Yes, turacyari mu makaritiye turimo kuganira n'abantu bacyo muri Street Bang Bang. Papa ameze gute? Bwana fresh back. Yeah, aryo bitwa nde? Bwana nitwa Kevin. Yeah. Noneho ujya ukurikirana amafilime yo mu Rwanda? Ya filime njya nzikurikirana sometime iyo nabonye umwanya ndazikurikirana kabisa. Baje bambwiye ngo filime zo mu Rwanda zose ni amakomedi. Na filime z'ukuri. Nyinshi nyine turi nyinshi hari ubwo ubona ko harimo iz'ukuri akandi by'abantu batubeshya ubona babishakira amafaranga tu. Nkabari abakanyombya izo bakina ni filime kwe? Kanyombya we ufite mufata ahantu habiri. Muri comedy no muri filime zisanzwe tu. Ariko akenshi akunda kwisekereza abantu. Ngo ntabwo ari serie Kanyombya. Ari umusaza ibyo akora ubona kabizi. Nubwo wenda anyuzamo rimwe na rimwe wenda agakora utuntu tw'udukosamo aho ngaho wenda akaba yavuga ibintu biterekeranye neza ariko ibyo byose industry ayihagazemo neza kandi kuva na kera. Arya udukosa twe nutuhe kuba ari barimo gukurikirana bahise tuvuga n'amamvu yo kumu n'amiyaga. Ari ukuntu Kanyombya gatera braga ariko agatera braga asa nk'ukomeretsa abantu. Nka gute for example? Bagitireka tubyibone kuko noneho Ndimbati turamuzi. Ndimbati ndamuzi. Hagati ya Ndimbati na Kanyombya ninde wakubitundi? Wakubitundi mu bijyanye n'iki ukoze nka bato kavuga ngo eba oya ushobora wenda kumbwira uti uvuze ngo ninde wakubitundi ese urambwira ni mu gusetsa cyangwa se ni mu ngumi? Mu ngumi. Mu ngumi cya Ndimbati ni igisore cyamugwira. Ngo Kanyombya ni umuyobozi. Wapi Kanyombya? Kanyombya ntabwo ari umuyobozi ahubwo nuza Ndimbati ubona ko ari umusore w'ibigango kabisa. Ngo Kanyombya ni nyumba kumi hano atuye ni byose? Nyumba kumi? Ngo umuyobozi w'umudugudu. Amakuru nayo mfite ntabwo mbizi neza. Ariko cya Ndimbati cyamukubita. Ndimbati ni mubi cyane. Kanyombya wamubwira iki nimuhura? Kanyombya ndamutse mpuye nawe namubwira ko kubijyanye na battle na Ndimbati. Kubijyanye namubwira agatuza ko Ndimbati ni umusore byatari. Bamukubita. Abantu yamukoma kabisa. Yamukuramo amenyo. Ni mubi cyane. Ako we umubona ute Ndimbati? Arya Kanyombya ufite angahe amenyo? Amenyo? Basare arengeje nk'icumi buriya ra. Bariya. Icumi ntayarivo. Saragarenga n'ukuri kwibaza ukuri ndabizi neza. Uyabaze neza icumi ntagarivo. Baza inyama ayirya. Baba. Ayirya. Ahubwo nanjye numubona uzamubwire ngo akanyobwa wabasha kugahekenya. Akanyobwa. Ntabwo yabishobora. Agayibasha. Bamutoye nk'umuyobozi mudugudu wabyemera? Kanyombya. Icyo gihe nabanza nkareba ko abishoboye. Ariko ubusanzwe ukuntu muzi n'ukuntu atera amabrage. Bitewe n'ukuntu muzi. Ntabwo yabibasha. Ntabwo yabishobora. Muhuye bamubwira iki? Kanyombya. Gusa namushimira ku byo yakoze tu. Kuko kuva kera njye muzi akiri umuntu. Warubuze neza sha, warubuze neza. Warubuze neza ariko ndakubwiye ntabwo Ndimbati yashobora sha, uri umuntu w'umugabo kabisa. Niko wahora ngo Ndimbati. Bimubwire neza. Buriya rero ubusore si ubutumbi. Ubusore si ubutumbi buriya namutumburamo buriya butumbi. Ngiye uroreka nkwereka. Barakwaje uzana iby'amenyo. Ubu se inyama wandusha kurya inyama y'inkoko wowe? Inyama y'inkoko? Umubwire ko yamenyo subiramo byavugaga. Ngo afite amenyo angahe? Ahubwo mumbaza icyo kibazo. Akanyobwa wagahekenya ubwo? Nawe ubwo uyu mutwe nawe wegenya. Ngo afite amenyo angahe? Ngo afite angahe? Marareka. Ibyamenyo bireke. Twereke. Mushiramo ibyamenyo bireke. Uri umuntu muzima. Ahubwo nitwongera guhura amani zaguhema kabisa Ndimbati nawe ubundi Ndimbati ntabwo yashobora amani. Ubutumbi ubusore si ubutumbi. Akagabo gatoya akazu gato niko karya ubwatsi buriya namumira bunguriye. Ubuse nanjye twajya mu mbaraga. Musa umutika bisa musaza agenda mwemera kuva zamani muri industry ya filime kuva zamani umuntu wakoze ibintu bitwubaka yako hari benshi bamwigiyeho cyo namubwira courage n'abari hasi wenda bafite iyo mpano agumye abazamure kuko yabatanze mu kibuga azi uko bigenda azi ibisitaza biri hanze anga cyangwa bizirimo ahubwo ati wowe wakora gutya na gutya none urabizi Kanyombya turimo kujyana uyu munsi
yambwiye ngo afite abafana benshi kandi bose bamuvuga neza none wavuze ku menyo ye bana amenyo reka tuyihorere nk'uko yabivuze reka tubyihorere ahubwo twiganirira ibindi okay reka tubireke ariko respect tuwakomerezeho mugira inama ubu ngubu umaze no kumubona icyo namubwira uraje kuri we kandi nabonye hari n'izindi filime agenda agaragaramo uko akira uko yagitinga ni byiza kandi uraje kuri we okay ubuyobozi se yabushobora ubuyobozi by'ubuyobozi navuze ngo tubyihorere kuko ntago ari ibintu umuntu okay umaze no kumubona ubu hano bataza kugonga kugira ngo ntago ari biwe bivuge Kanyombya umuhaye ubuyobozi bwo mu mudugudu yabukora neza mu mudugudu buriya kugira ngo umuntu abe umuyobozi hari igisabwa hari ibyo agomba kuba yujuje ubwo nawe abonye ko ari wowe umuyobozi wenda abaturage bamugirira icyizere babonye ubwo bushobozi bufite yayobora okay fresh sana urakoze cyane harya witwa Keve asante sana papa okay fresh sana kandi nawe ibikorwa byawe ni byiza fresh BigTown abantu bagiyeho bakore subscribe ubundi gahunda zikomeze asante sana papa fresh kabisa street bang ngaho genda Keve urakoze nawe bakiri ari ukunda kubaza ufite utugambo ubaza twinshi uzajya wambara agapfukamunwa turimo kuganira n'abantu turashaka kumenya gahunda ziba zimeze gute quartier yanyu yitwa gute quartier hano mbaweta kansereje kwanjye kansereje nje kansereje nyizi Kacyiru hano ni kansereje ya Gikondo hano kwa Virgile kabisa niki gikunze kugaragaza ikariti ubwiza bw'ikariti hari ibintu byinshi kabisa harya witwa Patrick Pazo fresh sana sasa kubera iki aba Patrick benshi bakunda kwita ngo naba Pazo hari biterwa n'icyo umuntu akunda kabisa okay abakinnyi ba filime uzi mu Rwanda nariko bakuru bafite imyaka ikuze ni bande bafite imyaka ikuze urebye uriya musaza vyo wabata ukareba bano ba Kanyombya bari mu myaka ikuze nabo ese Kanyombya ni umukinnyi mwiza kweli Kanyombya ni umukinnyi mwiza turamwemera n'umuturanyi Ndimbati na Ndimbati sasa noneho hari bato ya Kanyombya na Ndimbati bagiye kurwana ninde wakubita undi bagiye kurwana birumvikana Ndimbati ni umusore Ndimbati ni umusore yakubita umuntu kabisa yakubita umuntu yahuhura umuntu Kanyombya bamukubita bamuhibye mwana iyi bato ni wayivuga n'icyo wayivuga Kanyombya bamubwira iki kwitegura kurwana na Ndimbati Kanyombya se abo Kanyombya afite ibibazo ahubwo icyo namubwira namusezere ku bantu kabisa ko biragoye kugira ngo yongere kugaruka ameze fresh umusaza azamuhura kabisa abanze sezere ku bantu ababwire ngo bye bye ndagiye so Kanyombya muhuye bamubwira iki muduye ntabwo ngo azagira uko ridashira kabisa muri iyo bato uko ridashira abantu mubonye ngandu ngamubwira ngo Kanyombya uko ridashira kandi nicyo namubwira no kuri filime Kanyombya na Ndimbati kuri filime rero biragoye bari abasaza bose ni aba legend beza cyane ni abasaza bazi utuntu ariko buriya ku bwanjye iyo bigeze ku muntu bita Kanyombya ndahinzabya kabisa ndayamanika mugira inama noneho cyangwa bagira inama hagati ya Ndimbati na Kanyombya kubijyanye na filime inama nabagira inama nabajyana ngo bakomereza aho ngaho none n'amatara bazamura bazamura abana bakiri bato bafite impano ariko ngo bari abasaza bajya bimana chance ku bana bakiri batoya bari abasaza sinzi ariko nimba ari nabyo buriya sinzi ariko icyiza nuko baha abana chance nabo bakazamura izindi mpano nkabo kabisa ejo n'ejo ubundi tukazabona atara bazamuye byaba ari Ndimbati turamubwira iki Ndimbati cyo namubwira n'umusaza ndamwemera kabisa kuri bato yabona Kanyombya nambwira ngo azakiremo imiyaga kabisa gake kuko Kanyombya nibahura bizagenda gute nibahura azahura umuntu kweli utipe ni dani niga kabisa uri umunije subira mu byo wavugaga uyu ninde
bamwita Kanyombya ngo ndimbati ngo bazamukubita ibyo jambo risubiza uri kuyi ngo ndimbati yankubita kabisa ibyo bintu urabibona ute kwero urajya ubona ndimbati yankubita uzi utazi ibyo namukorera ejo bundi atangira usezere ku bantu kabisa sezere ngi uriya musaza ashaka kuzahitana gakubitwe n'inkuba kabisa wowe ibyo wivugisha ntabwo ubizi buriya urareba ukuntu angana ni umusore kandi ubugabo ni ubutumbireka niko nakabivuze ibugabo ni intumbi ni intumbi nyine umuntu kabisa sawa kabisa mubwira sezere rero nasezere usezere iki usezera muri filime ira bato yawe na ndimbati imirwano uriya murwano uzamubwira ze nshobora kumuruma atatoboka ikintu kinini kizakubabaza n'ikimwe ni uko udashobora kuzahumba umuntu dukunda twemera cyane wewe niba ushaka kugira ngo ngombe uzagende urwarira ndimbati none ndimbati uriya naramutsinze kera ugira ngo murumye byonyine nkamuruma hataje umwobo munini kubera ibihanga wakumye tekeza umuntu ufite ibihanga akakuruma n'ufite amenyo nibyo wibwira uwamenyo se akuriye urumva yaba nk'umuntu ufite amenyo ese kanyo amenyo yagushitura hari abantu bakubita ibigabo bingana gutya nuko ari yari buhere akuramo sawa man uyu muntu w'umugabo sawa iki kiganiro rero ngiye nkwimereye kugira ngo nibuze ejo bundi uzaze kwiga ugomba kuza kwiga ku ishuri ryacu dufite ishuri yitwa Sun City Shine School tukigisha imico nyarwanda tukigisha na karate na filime n'ibiki byose uzaze nguhaye zakurira Minerval wamusaba iki ataragenda wamusaba iki so umusitari si ubwa mbere wamubonye live ntabwo ari ubwa mbere mubonye ahubwo ni ubwa mbere mvuganye nawe ariko live ntabwo ari ubwa mbere mubonye ariko urumva atari amahirwe kumbona ni amahirwe ugira icyo umubwira none ugira icyo umubwira ugira icyo umusaba icyo nkamusaba ku byo nyemereye na cyambere cyo nabanza kumushimira kabisa thanks kabisa n'umusaza icyo namusaba kandi uri kugenda unyigana kuko amaherezo y'inzira ni mu nzu ndareba nawe utangiye kukuka kenyo kamwe niba ko ejo bundi waba wakutse yose ukaba umusitari ndabeja se urumva nambaye amenyo nawe umusitari ryari nawe genda ukuka amenyo boro nangwa nyagukure hanyuma ube nanjye ugomba gusa nanjye burya ngo igihe ushinze ikirenge mu cyaso ugomba gusa na so ngaho akira rero ariko hari icyo wari ugiye kumusaba ataragenda ni byiza ko abantu bagenda bazamura impano akira agasenkisa ugende wigura imigati tembeza migati kabisa tembeza mandazi kabisa za Street Bang Kanyombya abafana be ngira ngo mwababonye ngo ariko battle ukoze battle ya Kanyombya na ndimbati ngo Kanyombya atangiye gusezera that's what's up. Street Bang turacyakomeza stay there man. Yes papa salama bagiti amakuru namahoro ndabona uri mu kazi ndi mu kazi nakaye kazi usanzwe ukora ngiye ntunganya jaride ndumujardiniye uko kazi kanje ka buri munsi okay aka kamashini kitwa gute bayita Kawasaki ni made in Japan Kawasaki Kawasaki kajyamo essence kajyamo essence n'amavuta ya moteri hano angani karivangira ufata urakavangira d'abord ufata amavuta na essence ukabivanga ugasukamo itanka okay tumika inika biratera aka gatanki kuzuye kagakora amasanga akora ça dépend n'akazi gufite n'ukuntu jaride ingana espace ukuntu ingana ariko nyine karakora karagufasha okay kuva hano kugera ariya ku mukameramani nangahe gukata ibyatsi harimo n'indabo na jaride naguca bitanu ni menshi ntabwo ari menshi ni menshi rwose urebye ntabwo ari menshi kuko yari isuku aba ari isuku ntabwo mbikata ngo bisigaho ngaho ndanabikura nkabikuraho ngacona jaride nsimeze neza ni makeya ni makeya noneho nimba ari uko nguko ni makeya ntabwo biba bihenze bitanu ni makeya rwose ariko ku munsi ngo mwe murya amafaranga menshi ku munsi amajaride y'ababosi ebana ibipango byose murakomanga mukinjiramo mukikorera biterwa na clientele ufite iyo ufite clientele nyinshi ubona amafaranga iyo utarababona nyine bisaba ngo ukore marketing ariko nano utanga service nziza niba ushakira abakiriya ukunda gukorera nkorera hano tunareba hariya kuri nkorera hano Igikondo reba hariya kugira ngo wiyamamaze neza njye naguhaye akanya ko kwiyamamaza nkorera hano Igikondo Kicukiro
Gasabo Nyarugenge umukire wese ampamagaye ndagenda nkajyayo bakubita akanimero kawe 078221 80034 jaride gasa neza nkasiga gitunganyije neza ku buryo usigara wishimye. Reka tugaruke none mu mafilime somaze kwiyamamaza filime zo mu Rwanda ujye uzireba nzireba ariko si cyane nkurikirana social media. Abantu bakuru bakunze gukora amafilime no mu Rwanda ni bande babasaza ngo urebye nkurikirana Papa Sava na City Media ndayikunda nta mukecuru wamo witwa uriya ubyara nani wa musore w'inzobe cyane ni tamwibagiwe wa musore w'inzobe w'ibyaranwa bifavere ukundana na ntabwo ari ka Kanyombya oya uri wabyaranye na Mikuzi Nike mama Nike ndamukunda cyane na Nike ariko mu basaza bakora mu movie Kanyombya nawe urimo Kanyombya ntabwo namufanaga kera bagikora mu basare n'abasamusuri ariko ubu sinki kumubona cyane simukurikira kubera iki muri iki gihe utamufana ntabwo ari kwigaragaza simubona rwose mu ahitinga arabura iki se kugira ngo yigaragaze kweri ni ukumugira inama yo gukora cyane kugira ngo atwereke ibihangano bishya nihe nama wamugira noneho inama namugira niyo navuze no gukora cyane akongera agakora akongera akatwemeza kera ntabwo agikora ntabwo akora urebye noneho ngo arashaka kwiyamamaza ubuyobozi bw'Igikondo wamutora Kanyombya byaterwa n'imigabo n'imigambi yatejeje kuko naha gutora imba ari umuyobozi yo gutora uzakuyobora ntabwo banza kwereka politiki afite n'umurongo arimo kugira ngo umutora abanje kumva ibitekerezo bye ntabwo ari gutora gusa ngo ngo yari umukinnyi wa filime oya natwereka ibitekerezo n'imigabo n'imigambi ye tuyikoreho tuyicekinge turebe nisanga yemeza atwemeza cyangwa se ifite umurongo mwiza tumutore nta kandi bajya bavuga ngo agira amanyanga menshi ntabwo ibyo ntabwo mbizi ibyo ntabwo mbizi cyane gusa nzi ko ari umugabo mwiza w'inyangamugayo iby'amanyanga ntabyo muzi ariko turanaturanye d'abord ntabwo mbye kwambiza muraturanye hano hirya ku gihanda kinini mbwira muri quartier bameze gute muri quartier gitwara neza ndabona yiyenza cyangwa yasinze yiyandaritse abajyanwa agacupa anarinywa nyine nkuko natwe tunywa kuko nta nanywa ariko ntabwo wamubona yandagaye oya ariko filime yarabuze filime ntabwo akiboneka kabisa yigaragaze nigaragaze muri iyi minsi kugira ngo tumubone tumufane bya bihangano bya kera kina mu basara cyane abasamusuri na Mukarujanga ngiye tumubona twemeza ubu ngubu yarasinziriye wararyamye mugira inama none naza kubona kuri BigTown TV aze kumva inama zawe Premier Roma Kanyombya ndamwemera n'ibihangano byakoraga ndabyemera ko niyongere yongere yigaragaza yatushimira iyi nama none wamuha akore yongera byitse impano yongera twe ntago akora akore yongera akore dukeneye kureba ibihangano bye nyine kongera ko ibihangano bye kandi sinjye ntegeze ko n'abafana be bamutegereje ko sinzi igihe mperutse kubona filime simberutse mbese ariko tubona abasamusuri tubona Papa Sava n'abasiya n'abandi turababona barambwiye ngo hari bato bagiye gukora ya Kanyombya na Ndimbati ninde wakubita undi Kanyombya na Ndimbati ninde wakubita undi ibintu byakungufu byo ku imirwano ninde wakubita undi buriya Ndimbati yamwene yakubita Kanyombya kubera iki gusa utugabo duto turakubita ntabwo Kanyombya mubona nk'umugabo muto cyangwa udashoboye ariko nanone byaterwa na tekinike ajyanye mu mukino ariko aba yaha ingufu n'ibigango Ndimbati yamumena yakubita Kanyombya neza neza uramuzi bite byawe mwa salama Kanyombya genda bakumene iyo nda yawe yamumena genda kumumena ntuye kumumena ndakwaza ntuye kumumena wowe nkubwire rero wowe ikintu kimwe yukata jaride zagushaka n'ikiraka ariko ngusabye kutajya uhohotera ibikeri biri muri jaride ntuhohotera imiserebanya n'imbeba uzi ko imbeba ziba muri jaride z'urujango ntuzazihohotere kuzangiza bose wako cyaba batakwangiza nangwa ko naho kugira ngo ugende witemagure dore ukuntu wikasakase ibise nibi hano se harimo jaride hano harimo jaride hano igikoko cyandiye ngomba kugikatara kugira ngo kitazongera kucyangwa waretse kumukanga none ubwo uzarebwa n'impyisi bivuga ibyuzi aho ibyo utazi ari umuzi Kanyombya use nawe wakina filime mwigeze kubonana Kanyombya ndamuzi ndi inshuti yawe mwigeze kuganira no gukuri inshuti yanjye ariko ndagukunda ntabwo ujye usengera ndakubwiye ndakwiyamye jya ukata jaride gusa ngwino nawe tubwire hano nizi naze amata y'umwana anywaga buriya yari ayawe
Vayo. Vayo. Ngwino. Naje. Amata y'umwana. Harya bifu dufite reba hano. Amata y'umwana. Reba hariya. Ngo iki? Ubivuge n'abaturage bari kubyumva amata y'umwana. Amata y'umwana se nibere ryawe. Narabyaranye nanga gufasha umwana. Twarabyaranye nanga gufasha umwana. Ntago wabyanze. Gerageza upime nkubyaze sasa. Uraseka. Nakubyaza none ahangaha. Kukubyaza n'umusaruro ukawubyaza. Urashaje? Ushaje? Hose. Nkahehe? Uhereye ku mutwe. Aho babyarira harashaje se? Harashaje? Yewe nta muntu urimo komeza bakubaze da. Amata y'umwana ngo bimeze gute? Namubonye muri role akinnye nyine aryama anywa amata y'umwana aranshimisha ariko sinari namubonye ahubwo umuturanyi niwe umbwira ati dore Kanyombya ati yashyize ingofero mu maso narimo kwigaragaza turakwemera musaza. Yego musaza. Okay. Ebana Street Bang Bang uyu munsi byagenze fresh kabisa turi kumwe na Kanyombya twatembereye karitsiye nyinshi twahuye n'abantu benshi ibyo bamuvuga yabyumvishe wabyumvishe gute? Ahanini ureba ko nyine 100% ngira ngo mfite abafani banjye ni beza kandi barakora judgment nyayo nyine ugiye kureba umuntu munini ntabwo nahure n'umutoya umuto n'umuto umunini NDIMBATI ni munini ariko ngo yagukubita abantu benshi bavuga ngo yagukubita. Burya rero twahakanye tuvuga tuti ibigango si byo bigira umuntu ngira ngo uziko habaye imirwano ya Jouer Frazier na Foreman. Foreman bamukubise knock out. Nuvuga ngo knock out ni gukubita ingumi imwe ukagwa hasi ugasasa imigeri bunda hakakurya. Urumva rero kuvuga ngo ibigango ntabwo ari byo biranga umuntu. Burya rero na undi abandi bakuvuze gute nimba ubyibuka? Abandi bavuze ngo ubundi ngomba gukomeza ngakina cyane kugira ngo nibuze ngo harabuze ibihangano byanjye bigaragara. Uvuga ngo rero aho bamburira nuko babona ko tutongeye gukina filime zigurishwa ku muhanda za zindi bapirataga babajura nabo bahombye bakaba barashonje inda ikaba yarahombanye ugasanga yigiye gusanga umugongo. Icyo gihe rero buriya bugegera bwabo bwatumye YouTube dufungura amaceno tukagurishiriza kuri YouTube ikaduhemba. Icyo gihe rero ni sawa. Igihe rero babuze biriya niho bahombeye. Icyo gihe niba bavuga ngo ntabwo ari gukora cyane kandi hamushize umwaka ntangiye ejo bundi niho nagerageje kugira ngo ngaragaze ko nasubiye muri muntu. Nta wundi muntu wibaje mu bintu bakuvuze? Undi wavuze ngo Kanyombya n'umwiyemezi yabihakanye ariko avuze ati Kanyombya ntabwo yimana n'umusaza mwiza. Aho nahakanaga rero iby'ubusaza biriya byo koko ugira Imana arasaza akageza mu myaka tugezemo. Ariko rero biriya byo guhakana kuriya ni ukugira ngo usanga abantu bavuga mzee burya rero ni ukutwikira amasoko. Ni ukwica isoko usibye ko isoko rya narirangire rero nabwo ikintu giteye ubwoba nuko twahuye n'umugore arimo kukwishyuza amata y'umwana. Mwarabyaranye? Uriya rero nawe arashaka kubyara ubundi kubyara nabirangije niba ashaka kubyara ashobora kuza nkamurangira nkamubera umuranga cyangwa se tugashaka umuntu wamutera inda ngo amata y'umwana niba gishoboye guterwa inda ariko aravuze ngo arashaje. Ndabaza se niba ibyana birashaje ngo nabyo birashaje agira Imana niba barabigize irubito rero bikaba byarabaye ibirere ubwo ngo nta kubyara. Ni atari sara. Okay, mu gusoza ngewe ikintu nabonye Kanyombya afite abantu benshi bamuzi ntabwo ari wa mustari mushyo kujyana ahantu ugashakisha abafana be ngo ninde uzi Kanyombya ni ukuvuga izina tukijya ukamubaza ngo abakinnyi ba filime hano mu Rwanda bafite imyaka myinshi bakubwira Kanyombya arimo. So baramuzi cyane ntabwo ari umuntu ugomba gushakisha abastari benshi bo mu Rwanda ubajyanye muri karite nta muntu bazi ariko umusaza hano abantu bose baramuzi. Ni hatari ntabwo ari gusa usibye ko hirya no hino ndazi nabibonye kuko nabikoranye discipline mbikorana ububasha mbikorana umurava shyiraho umwete kandi mbikunda. Icyo gihe rero nta kuntu byari kuntsinda kandi mbifitiye ubumenyi kandi witwaye neza. Abatabizi rero nabo bashobora gukora iki? Bashobora gukoresha imbaraga nyinshi bakagerageza gukoresha imbaraga twanyuzemo kugira ngo bamenyekane hanyuma kandi bakabikorana ikinyabupfura na discipline. Okay. Turasoza noneho iyi ni Street Bang Bang
karitiye zose twatemberewe munsi ahantu hose mwatubonye n'abantu twabajije ni Gikondo turi kumwe na Kanyombya niwe nawe niho atuye byagenze neza Street Bang Bang uyu munsi reka tuyisoze hano tuvuge ngo until next time kurikirana BigTown TV cyugomba gukora no gukanda subscribe maze nuzacikwe na Street Bang Bang n'ibindi biganiro byinshi bitandukanye stay there until next time ciao